is Done Media TV. Mbahaye ikaze nanone mwe bakunzi ba Bariho Show. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. Done Media TV, when we done, we already begun. Bishatse kuvuga ngo iyo ibintu bisa nibirangiye twe nibwo tuba tugitangira. Mu yandi magambo, we never give up. Feel alright. Oh, 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 oh. Let them unpack all this dirty remind. Wakibaza ngo Bariho Show ni show iteye gute? Bariho Show ni show igaruka ku buzima, imibereho ndetse n'amateka y'ibyamamare ku isi yose hano muri rusange, ariko mu yandi magambo ibyo byamamare bikaba bitakiri kumwe natwe muri ubu buzima bwa hano ku isi. Niyo mpamvu yiswe Bariho Show. Aha wakwibaza ngo turetse gutinda kabisa, let's immediately get to it. Wakwibaza ngo muri Bariho Show y'uyu munsi turagaruka ku mateka, ubuzima n'imibereho bw'ikihe cyamamare. Ariko ugendeye ku ndirimbo iri mu njyana ya reggae uri kumva hano muri uyu muziki turi gukina, ubwo ntekereza ko amaze gukeka ngo ninde turagarukaho. Nta gutinda rero, muri Bariho Show y'uyu munsi turagaruka ku mateka, ubuzima ndetse n'imibereho y'umunyabigwi, intwari y'abarasta, akaba umwami w'injyana ya reggae ku isi hose. So ladies and gentlemen, lovers of reggae music, the big family of rastas all over the world, let's put our hands together as we celebrate as well as remember the one and only living legend. Give it up for Bob Marley. You're most welcome to the show, guys, wherever you are listening us from or watching us from. This is Done Media TV, and I'm still your man, Sasa Done. We forward in this generation. Triumph. Ubuzima bwa Bob Marley bwa mbere yuko tumenya rino zina mu ruganda rw'imyidagaduro by'umwihariko muri muzika, reka tubitangire tuvuga ngo amazina yamenyekanyeho Bob Marley, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Robert Nesta Marley. Redemption songs. Karirimba muri kumva muri music background kiswe redemption song. Hope that you are enjoying it wherever you are, guys, and I appreciate you who's already subscribed to this channel Done Media TV, and you who is not yet, please I like to ask you to subscribe and stay tuned with us. This is Bariho Show. While we stand aside and look, some say it's Robert Nesta Marley yavutse tariki ya 6 Gashyantare umwaka w'1945, avukira mu gihugu cya Jamaica mu gace kitwa 9 Mile. Izina Nesta bisobanuye umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa. Papa we rero, ndavuga papa wa Bob Marley, yitwa Sinclair Marley, akaba umuzungu w'umunya Jamaica ariko ukomoka mu Bwongereza, wize mu ishuri rya gisirikare ahitwa i Liverpool muri United Kingdom. Mama we umubyara, ndavuga mama ubyara Bob Marley, akitwa Sidera Mary Coram, akaba yari umwirabura. Umugabo rero afite imyaka 60 nibwo yabyaranye n'uyu mwiraburakazi Sidera Mary Coram. While we stand aside and look, yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill. Icyo gihe rero abyarana n'uyu muzungu, cyangwa se uyu muzungu abyarana n'uyu mwiraburakazi, yari afite imyaka 18 y'amavuko. Babyarana umwana w'umuhungu bamwita Robert Nesta Marley, wamenyekanye ku izina rya Bob Marley. Gusa bidatinze papa wa Bob Marley yaje kwitaba
Imana ari ageze mu myaka 70 azize indwara y'umutima. Redemption song. These songs of freedom. Songs of freedom. Bob Marley ntiyigeze amenyana na se kuko batabanaga, ahubwo yabanaga na nyina bonyine, kuko yajyaga abafasha. Papa wabo yajyaga abafashiriza aho bari we na nyina, ariko batabana. Ikindi kandi wamenya kuri Bob Marley cyihariye nuko buriya Bob Marley na nyina abaje kwimuka abava mu cyaro cyahitwa 9 Mile berekeza mu mujyi wa Kingston, nuko bacumbika mu kageto gato cyane rwose mu buzima butoroshye mu gace ka Trent Town. Stand up for your right. Get up, stand up. Muri ako gace ka Trent Town bivugwa ko kari agace rwose kabi cyane, kuko kari agace karangwamo amakimbirane, umwiryane ndetse n'ubwumvikane buke mu bantu bari bahatuye, cyane cyane ko bari abimukira. Icyo gihe Bob Marley n'abandi bana mu buzima bugoranye rwose muri ako gace ka Trent Town. Akazi kari kabatunze muri icyo gihe ni ukuramukira mu bimoteri basyaga ngo barebe ko bakuramo icyabatunga, icyo bita amarenzamunsi. Stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Ati get up, stand up and stand up for your right. Uyu mugabo rero yakoraga umuziki rwose wihariye kandi wakundwaga n'abantu benshi, kuko yaje kumenyekana ku isi mu buryo twakwita ko butari bworoshye, ariko nanone mu buryo buri worldwide. And make everybody feel high. But if you know. Ni muri icyo gihe kandi mama wa Bob Marley yari afite undi mugabo w'umunyamerika witwa Edward Booker. Bivugwa ko ari nawe wagize uruhare mu kwimuka kwa Bob Marley na nyina hamwe n'abandi bimukira aho bavaga muri ka gace twabonye muri Jamaica ka 9 Mile berekeza Kingston mu gace ka Trent. You're right. Get up, stand up. We can't give up the fight. Stand up for your right. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep us bubbling on. Bob Marley yaje kwitaba Imana mu mwaka 2008 afite imyaka 81 y'amavuko, aho yari agituye i Miami. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can't fool some. Bob Marley mu bwana bwe yakundaga kuririmba cyane kweri, agakunda no gukina umupira w'amaguru. Bob Marley akiri muto kandi bivugwa ko yari afite impano ikomeye yo gusoma ubutumwa buhishwe mu kiganza cy'umuntu. Don't give up the fight. Don't give it up, don't give it up. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Yeah, hope that wherever you are still enjoying. And I want you to enjoy this beautiful song. It's called Buffalo Soldier. Buffalo soldier, dreadlock rasta. There was a buffalo soldier in the heart of America. Nibyo nakubwiraga rero ko Bob Marley yari afite impano yo gusoma ubutumwa bwanditse buri mu kiganza cy'umuntu, icyo bita palm reading, akaba yakubwira ibizakubaho mu bihe bizaza. Gusa ni nyuma yuko hari cyangwa se hamaze gucaho igihe gitoya we na nyina bamaze kwimukira Kingston, abamusabaga kubasomera ibiganza byabo ababwira ibizababaho yarabyangaga, akababwira ko yahinduye style. Ubu ngubu ibyo yabasomeraga mu biganza akabibabwira asigaye abicisha mu ndirimbo cyangwa se asigaye abiririmba. Aho wahita wibaza ikibazo ngo ese Bob Marley yinjiye mu muziki gute? Ese urugendo rwe mu muziki rwaranzwe n'ibiki? So
Let's get to it, guys. Hope that wherever you are enjoying this show. It's called Body Ho Show, and I'm still your man, Sasa Done. Still, this is Done Media TV. When we done, we already began. Yeah. Umari yakomeje gushakisha ubuzima nuko ari mu mujyi wa Kingston amenyana n'uwitwa Never Livingston wamenyekanye nka Banwera ndetse na Wellston Herbert wamenyekanye nka Peter Tosh aba uko ari batatu bahise batangira gufatanya guhimba indirimbo no kuziririmba. In the war for America. Nuko mu mwaka w'1962 ku myaka 17 yonyine y'amavuko Bob Marley asohora indirimbo ye ya mbere yise Judge Not, bisobanuye ngo ntugace imanza. Driven from the mainland to the heart of the Caribbean. Komeje kubana nanjye Done Sasa Done. Iyi ni Body Ho Show, guys. Aho uri hose nkomeje kuguhereza ikaze. Niba utarakoze subscribe kuri channel ndagusaba kugira ngo uyikore, noneho ujye ubana natwe mu biganiro ndetse na show zizajya zikurikira iyi ngiyi nziza cyane. And if you are enjoying this show aho uri hose, I salute you and shout out to you. I don't wanna wait. Muri yo minsi rero Bob Marley yatawe muri yombi aranafungwa igihe kirenga ukwezi. Noneho muri gereza yafungiye muri gereza igihe kirenga ukwezi azira gufatanwa itabi ry'urumogi. Nuko abo yahuriye nabo muri gereza rero afunguwe bamusabye gukomeza urugendo rw'umuziki. Bidatinze mu mwaka w'1963 afatanije na Junior Brett, Waiter, Peter Tosh na Banwera bakoze itsinda bise The Wailers, bisobanuye ababibyi. Iri tsinda mu mwaka w'1964 ryasinyanye amasezerano y'imikoranire n'inzu itunganya umuziki ya Studio One, byatumye basohora indirimbo nyinshi zakunzwe n'abatari bakeya. Uyu witwa Banwera watangiranye umuziki na Bob Marley mbere ho gato bari mu itsinda ryitwa The Teenagers, ariryo iryo tsinda nyuma ho gatoya ryaje kwitwa The Wailers, aho byari mu mwaka w'1966. Rero mu myaka ya za 60 urubyiruko rwo muri Jamaica barimo na Bob Marley, umuziki niyo nzira yonyine yari iriho yo kugira cyangwa se yo kugaragarizamo ibitekerezo byabo, aho ahangaha ahanini twavuga bitewe n'ihohoterwa ryari ririho icyo gihe cyane byakorerwaga abanyafurika bafite uruhu rwirabura. Ikindi kandi kuko muri Jamaica muri iyi myaka hari hakiri ibisigisigi by'ubukoloni, amaradiyo n'ibitangazamakuru bitandukanye byikiniraga indirimbo z'abanyamerika gusa ndetse n'iz'abongereza. Ibi byaje gutuma umuziki wa Bob Marley udindira kuko yari umwirabura. Nuko Bob Marley rero nyuma gatoya kugira ngo umuziki we umenyekane byamusabaga gufata imizindaro cyangwa se ibingibi bita amabafure, maze bakabizirika ku modoka z'amakamyo. Noneho izo modoka zikazenguruka ahantu hatandukanye mu mujyi zigenda zikina indirimbo zabo, nguko indirimbo cyangwa se ibihangano bya Bob Marley byamenyekanaga kweri. Bob Marley rero amaze kwamamara no gutunga amafaranga, ntabwo yabaye nyamwigendaho cyangwa ngo ayarye wenyine, kuko yayasangiraga n'imiryango ikennye muri Jamaica nk'umuntu wari uzi uko kubaho mu buzima bukomeye cyangwa bugoranye bimera.
Ingira Chardonnay Media TV, I'm still your man Sasa Done. Yeah, wakwibaza ngo ese Bob Marley yabaye umurasta gute? Ese ni iki cyatumye cyangwa se cyamuteye kuba umurasta? Stay tuned guys. Yeah, I hope that wherever you are, you're still enjoying with us. This is Buddy Ho Show, and I'm still your man Sasa Done. And I would like to let you know that you've tuned on Done Media TV. When we're done, we already begun. Rastafari ubundi ni umuryango wavukiye muri Jamaica ufite ingengabitekerezo yo gukangura abirabura. Intego yabo ikaba yo kurwanya abafite n'abakoresha imbunda, noneho bakabarwanya abakoresheje imyizerere n'imyemerere. Bob Marley rero avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise yinjira muri uwo muryango wa Rastafari. Bob Marley agigera muri uwo muryango wa Rastafari rero yahise icyo nicyo gihe kandi Bob Marley yarakubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akigera muri uwo muryango wa Rastafari yavuze ko yabonye abazungu bafite ubunyamaswa ndetse n'ubugome budasanzwe. Aha rero akaba yarashakaga kurwanya ubwo bugome bw'abazungu binyuze muri uyu muryango wa Rastafari no mu bihangano bye, cyane cyane ko yari nk'umuvugizi w'abirabura muri icyo gihe. Imyemerere ndetse n'imitekerereze y'abarasta ishingiye ku gusoma Bibiliya ndetse na rimwe mu magambo twakwita nk'imvugo yabo yabarangaga, cyangwa se moto yabo yagiraga iti nyoko yaragutaye iso nawe araguta, ariko abarasta bazakwakira. Iyo mvugo rero ndetse n'iyo mibereho n'imyemerere yo gusoma Bibiliya byatumye Bob Marley yinjira muri uwo muryango rwose abikunze ndetse bimuhesheje amahoro. Ibi Bob Marley ntibyamugoye kuko wibuke ko twabonye haraguru ko mu bwana bwe papa we yari yarabataye, bigatuma babaho mu buzima bubi cyane kandi ivangura rishingiye ku ruhu icyo gihe ryavuzaga ubuhuha, aho gushaka cyangwa kubyarana n'umwirabura muri iyo minsi kweri uri umuzungu byafatwaga nk'amahano akomeye. Ese nawe ujya wibaza ku buzima bw'urukundo bwa Bob Marley? Wibaza uti ese Bob Marley yari afite abagore bangahe? Ese yari afite abana? Niba yari bafite se bari bangahe? Stay tuned, this is still Done Media TV and I'm still your man Sasa Done. Bob Marley yashakanye n'umukobwa w'umwirabura witwa Lisa Anderson, aho babyaranye abana nka Cedera Marley wavutse mu 1967, babyana David Ziki Marley wavutse mu 1968, babyarana Stephen Marley musanzwe muzi mu muziki usanzwe twumva muri iki gihe. Stephen Marley rero akaba yaravutse mu 1972. Bob Marley kandi yabyaranye n'uwitwa Patty Williams, babyarana umwana witwa Robert Lobby Marley wavutse mu 1972.
Get up now. Get up now. Up there. Could you be loved? ikindi kandi Bob Marley yabyaranye na Jane Hunt umwana witwa G Lohan Marley wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri. Undi mugore wa Bob Marley babyaranye kandi yitwa Bowen Janet babyaranye umwana wa gatandatu witwa Karen Marley wavutse igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Sabo gusa kandi kuko Bob Marley yabyaranye n'umugore wundi witwa Lucy Pauna babyaranye umwana witwa Juliana Marley wavutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatanu. Undi mugore yitwa Anita Benvos babyaranye umwana witwa Kane Marley wavutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri. Undi babyaranye ni Cindy Breakspear babyaranye umwana witwa Damian Junior wavutse mu igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani. Buffalo soldier, dreaded like a rasta. It was a buffalo soldier. Nta muntu uzi neza mu by'ukuri umubare wa nyawo w'abana Bob Marley yasize abyaye, gusa bivugwa ko yasize abana 11 gusa uwa 11 ntabwo azwi cyane, ntabwo ajya akunda kuvugwaho cyane kuko azwi kuko atazwi nyine muri rusange. Muri abo ngabo kandi habarirwamo n'umwana umugore wa mbere wa Bob Marley Richard Anderson yabyaranye n'undi mugabo ariko Bob Marley akamurera nk'umwana we. Buffalo soldier, and he was taken from gusa ntitwakwirengagiza amakuru avuga ko kandi hari amakuru muri ayo makuru avuga ko Bob Marley yabyaye abana 40. aba bana bose tubonye haraguru 11 tubashije kugarukaho n'abanyamuziki kandi baririmba mu njyana ikomeye ya reggae papa wabo yaririmbagamo. soldier in the heart of America. If you know your history, ushobora kuba warumvishe umuziki wa Bob Marley ariko ukibaza byinshi ku rupfu rwe, cyane ko wamwumvishe ugatungwa no kuva amakuru yuko kandi atakiriho. Wakwibaza ngo ese urupfu rwa Bob Marley ni cyamuhitanye ni ikihe? Mbega urupfu rwe rwatewe n'iki? Ese yahitanywe n'iki muri rusange? brought your rival, fighting for survival. Said he was the gusa hari abavuga ko urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA baba aribo bahitanye Bob Marley, ariko wakwibaza ngo kubera iki uru rwego rwahitanye ubuzima bwa Bob Marley wari umunyamuziki adafite aho ahuriye na politike. Buffalo soldier. Impamvu yakunze kugarukwaho cyane n'abantu batandukanye nuko muri Jamaica hariho mu ministry w'intebe witwaga Michael Manley. Uyu mu ministry akaba yarashyigikiwe kandi akunzwe cyane na Fidel Castro wayoboraga Cuba. Buffalo soldier, dreaded like a rasta. It was a buffalo soldier. Noneho uwo Fidel Castro wayoboraga Cuba akaba atarumvikanaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo noneho Amerika nayo ikaba yarifuzaga ko uwitwa Edward Seaga ariwe wakayoboye Jamaica. Ntabwo bashakaga ko Mike Manley ntabwo mbega muri rusange bifuzaga Mike Manley ko yayobora cyangwa ministry wa Jamaica. Noneho Bob Marley akaba yarakundaga kandi ashyigikiye Mike Manley utarumvikanaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko yakoranaga na Fidel Castro wayoboraga Cuba. America, fighting
nyuma gato Bob Marley yakoze igitaramo mbaturamugabo rwose cyitabiriwe bihambaye cyane, cyatumye cyangwa se cyakanguriye abaturage ba Jamaica kongera gukunda no kugirira icyizere uwo wari minisitiri w'intebe Michael Manley. Ibyo rero byaje kurakaza cyane by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko bagambanira cyangwa se bategura kwica Bob Marley bakoresheje bamwe mu bakozi ba CIA barimo uwitwa Billy Oxley. Buffalo soldier in the heart of America. Stolen from Uyu Bill Oxley afite imyaka 79 mbere yuko yitaba Imana, niwe watangaje amakuru yuko CIA yamutumye kwica Bob Marley. Oxley yatangaje ko kugira ngo afatishe Bob Marley byamugoye cyane, byasabye ko yigira nk'umufotozi w'ikinyamakuru runaka, nuko aragenda ashaka impano y'inkweto nziza zari zigezweho zo mu bwoko bwa Canvas Oster nomero 10, nuko aziha Bob Marley ngo nuko mu gihe Bob Marley yari yunamye arimo kwigera izo nkweto mu kuguru kw'iburyo, agasumari cyangwa se urushinge uwo mukozi wa CIA yari yatezemo karamujomba kwino ry'ukuguru kw'iburyo. Ako gasumari ngo kari kariho ubumara bw'uburozi bukomeye butera kanseri. in the war for America. Buffalo soldier, dreadlock rasta. Nyuma y'igihe gito Bob Marley yagiye kwivuza, bamupimye basanga afite kanseri kuri ryano ryarindi yambaye muri rwa rukweto urushinge rukamujomba, nuko yanga kuryibagisha ngo barikureho kuko umuryango yabarizwagamo wa Rastafari imyemerere yabo n'imyumvire yabo ntabwo bemera ko umuntu yagira urugingo rw'umubiri acibwa akaruhomba. Treading through San Juan in the arms of America. Iyi kanseri rero yaje gukura cyane ikwira umubiri wose, nuko bongeye kumupima bamusangamo kanseri y'uruhu yitwa melanoma, ikaba ari indwara cyangwa se ari kanseri ikunda kwibasira cyane abafite uruhu rwera, ubwo n'abazungu muri rusange. Mu mwaka w'1980 hari ku itariki 21 z'ukwa cyenda, hari ku cyumweru mu gitondo, ubwo Bob Marley yari arimo gukora siporo, nuko arahanuka yitura hasi, nuko muganga wamukurikiranaga yemeza ko ari kanseri yari yarageze mu bwonko no mu bihaha, kandi ko yari asigaje amezi make cyane yo kubaho. Nyuma y'amezi make cyane rwose abarika, ubwo Bob Marley yaravuye gukora ibitaramo mu Budage, atashye muri Jamaica, nuko araremba cyane, ahamagara umuhungu we amubwira amwe mu magambo agaragara ko ari amagambo ya nyuma. Rimwe muri ayo magambo twavugamo ko yamubwiye ngo money can't buy life, bisobanuye ngo amafaranga ntashobora kugura ubuzima. Coming in, coming in, coming in, coming in from the cold. Robert Nesta Marley yitabye Imana tariki 11 z'ukwa gatanu 1981, afite imyaka 36 y'amavuko. Yapfiriye mu bitaro bya kaminuza ya Miami muri leta ya Florida, ahitanwa na kanseri y'uruhu yatewe yitwa melanoma. When one door is closed, don't you know another is open? Isanduku yarimo umubiri wa Bob Marley yajyanwe. No, we can make a system, make it be a government. Isanduku rero yari irimo umubiri wa Bob Marley yajyanwe mu ngoro nshingaamategeko ya Jamaica, aho yahamaze umunsi umwe, maze abantu barenga ibihumbi 40 bayinyuraho bamusezeraho.
baby, in this life, in this life, oh, sweet. Bob Marley yashyinguwe tariki 21 z'ukwa gatanu 1981 nyuma y'iminsi 10 apfuye. Bob Marley mu isanduku ye nk'uko yari yarapfuye abisabye akiriho yashyinguranwe na gitari, umupira w'amaguru, impeta ihenze cyane ndetse n'akazingo k'urumogi nk'uko yari yarabisabye akiriho. Buri tariki 11 rero z'ukwa gatanu ni umunsi mukuru wizihizwa n'abarasta aho bari hose ku isi, ukaba ari umunsi mukuru wagereranwa na Noheli ku bakristu. Ndabashimiye cyane mwese rero twabanye muri Bariho Show y'uyu munsi. Iyi ni Done Media TV, aho nge nitwa Sasa Done. Ushaka kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga nkoresha na TikTok, Instagram na X, nitwa Sasa Done. I thank you guys, the guys of Done Media TV, and those who stayed with us in today's session Bariho Show. Look so sad and forsaken. Don't you know when one door is closed?